Okay, ngiye kuzana mu itiko niba ntacyo bigutwaye rero. ntabwo ndi buryinjiremo n'intarikunda. Ntabwo uraryangira igize ko ntari atari ibintu bya danje. Twabanye ejo bundi umujene umuhanzi umunyamakuru Yago Kundati agize ati nkubise ipfukamiro hasi abo nabaje bose especially Bruce Melody ndapfukamye ndatakambye ngusabye imbabazi aho naba narakubabaje umbabarire umwe mu bahanzi baririmba neza kurusha abandi mu gihugu nk'umwe mu bahanzi bafite yaguteye karese ziruta izo Shaddy yaguteye muri ndirimbo wamukinishije nka Pixel Melody imbabazi za Yago cyangwa Yago gupfukama gusa imbabazi ibintu byakiriye gute imbabazi waba warazimuhereye mu gikari imbabazi za Yago wazakiriye gute njye ntabwo nzi nyine ikosa naramukoreye neza ibyo ari byo yego ariko ntabwo nanone si umuntu niba afata umwanzuro wo guca bugufi agasaba imbabazi wazimwimiriye so bivuze ngo imbabazi warazimuhaye ariko ntabwo nabimubwiye nta n'ibyo urumva ikintu nakoze nuko nkuko atigeze nawe ampamagara nkamubwira ikibazo dufitanye akahuga akabivugira kuri kamera yajya no gusaba imbabazi akazisabira kuri kamera nabigendereye nanjye naracecetse ndazima ku mutima wanjye numva mubabariye ariko ntabwo namubwiye ko narindi mutundi tuntu. Wow, umutima wawe urera Yagora mubabariye ku mbabazi yagusabye nta kintu rwose imbabazi kwimana imbabazi biremereye kuruta kuzisaba rero ntabwo umuntu yagusaba imbabazi ngo uvuge ngo hoyego no isi ibyo bibaho. Wow, Yago wahawe imbabazi aha ndiko ndimuzane niri kwa matiko ntayo keretse nitujya mu rusengero. Melody abantu benshi cyane bagusaba gukora indirimbo n'umuhanzi utagikora indirimbo cyane ariko ufite ijwi nyuma yaho wasoreye indirimbo wakoranye indirimbo na Bwiza abantu basabye indirimbo nuko wazadufasha gukora n'indirimbo n'umuhanzi bita Priscilla muravugana muraziranye kuri mwazakora indirimbo ntabwo tuziranye byo kumenyana tuziranye nyine nabivuga ntera tuziranye gake